Reka nizere ko umeze neza wowe wakoze subscribe kuri iyi channel kugira ngo amakuru y'imyidagaduro ajya kugeraho neza 5/5. Ngiye nitwa Pasi, reka nkubwire kuri uyu musore amakuru avuga kuri uyu musore wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga nka buri kantu. Yamenyekanye kuri uyu mugoroba ku itariki 21 z'ukwezi kwa 7 2025, avuga ko uyu musore wamenyekanye nka buri kantu ku mbuga nkoranyambaga zirimo TikTok, zirimo Instagram ndetse na YouTube hano mu Rwanda yaba yatawe muri yombi. No kuvuga ngo ubundi amazina ye ya nyayo yitwa Mwitende Abdul Karim. Hanyuma rero amakuru urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwashyize hanze binyuze ku muvugizi warwo Dr Murangira Bitsiyeri, yatangaje ko yatawe muri yombi hari ku munsi w'ejo, ari ku itariki 20 hari ku cyumweru. Ngo nibwo rero uru rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwamutaye muri yombi bamukurikiranyeho gufungirana abakobwa bari bagiye kumureba iwe. Ni abakobwa ngo bari bagiye kumureba kugira ngo abafashe kujya bakora ibiganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga zirimo na YouTube. Hanyuma rero amakuru atugeraho nuko ngo uyu musore yasabye umwe muri abo bakobwa ko yamusanga mu cyumba bakaganira uko yazamufasha. Hanyuma uwo mukobwa arabyanga. Akimara kubyanga, witwa buri kantu yahise arakara cyane ndetse anafata icyemezo cyo kubafungirana mu nzu, abasaba no kugira ngo ababwira ko kugira ngo baze gusohoka babanza kumwishyura amafaranga yari yabatanzeho yabitike, ngo no kuvuga kuba yarabategeye ndetse na fanta ngo yari yabaguriye. Hanyuma rero ngo bitewe nuko batari bafite ayo yasabaga yose, ngo bamuhaye ayo bafite. Hanyuma uyu buri kantu arayanga ndetse ahita anigendera, siga bafungiranye. Abandi babonye ko nyine bafungiranywe biyambaza polisi, hanyuma polisi irazira bafungurira, ni nako guhita bahiga buri kantu bamuta muri yombi. Hanyuma rero umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitsiyeri yahamirije igihe.com ko iki cyaha cyabereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Murama. Uyu nguyu ni mu mudugudu wa Binunga, abahaturiye nyine murahazi. Angaha niho buri kantu yaratuye. Hanyuma rero mbere yuko dukomeza ndabanza nkwereke iyi video. Ikibazo nagize nukubariza urubyiruko kuko nanjye ndi urubyiruko. Hari ukuntu nanjye bishobora kumbaho, hari ukuntu ukundana n'umukobwa ariko kweskoroka atabukunda, so ukajya umuha utuntu, ejo agafone, ejo akamodoka. Iyo akwanze hari ukuntu wamurega akagusubiza. Ayo ni amagambo ya buri kantu rero. Ni nyuma yuko yari yitabiriye igitaramo cya Genesis Comedy. Iki ngiki cyari cyitabiriwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitsiyeri, aho yabazaga nyine niba hari cyakorwa kuba hari abakobwa nyine bajya bahabwa ibintu ntibabashe kuba babyishyura. Muri icyo gihe umuvugizi wa RIB yamusubije yuko ibingibi nyine nta tegeko rihari, kereka wenda ngaramutse warabimuhaye nyine hakoreshejwe uburiganya. Ariko yatangaje ko nyine nta tegeko rihari rihana umukobwa wahawe ibintu nk'impano agikundana n'umusore. Gusa ibingibi nyine bitandukanye n'inkuru ya buri kantu, kubera ko we ibyo yatanze ni tike, hakaza wenda niyo fanta nyine yakirije abo bakobwa, nta yandi mafaranga nyine yihariye bigaragaza ko yaba yaratanze kuri aba bakobwa. Ndabizi abenshi mwadukurikiye muri kwibaza muti ese iki cyaha gihanishwa igifungo kingana gute, cyangwa se gihanwa n'ingingo ya kangahe? Mu gihe buri kantu yaba hamwe n'iki cyaha gihanishwa ingingo y'151 y'itegeko nimero 38/2018, itegeko ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Wahamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5, ariko nanone ntikirenze imyaka 7. Hanyuma rero RIB iributsa abantu kwirinda icyaha nk'iki kuko ibikorwa bihanwa n'amategeko, kandi ubikoze wese azafatwa
ashyikirizwe ubutabera. Ibingibi byavuzwe nyine na Dr Murangira Bitsieri. Hanyuma rero ikindi wenda umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yatangaje nuko kuri ubu ngubu buri kantu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kinyinya, ni mu gihe dosiye ye yatangiye gukorwaho iperereza kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'amategeko, hanyuma uyu musore nyine azatangire aburanishwe kuri iki cyaha akurikiranywe. Ubwo rero abenshi mu bakundaga urwenya rw'uyu musore cyangwa se ibindi bikorwa bitandukanye agenda akora ni mu musengere cyane, kuko buriya gufungwa ni ikintu kiba kitoroshye. Iyo umuntu yageze mu maboko ya polisi cyangwa se ya RIB akabona avuyemo amahoro, aba ari ibintu byo gushimira Imana. Iri fungwa rya buri kantu rero rije rikurikirana n'umucuti we, numwe bagiye bakorana gahunda zitandukanye. Uyu nguyu yitwa Aga Promoter we nawe amakuru ahari nyine atugeraho avuga ko kuri ubu ngubu nawe ari mu maboko ya polisi. Ubwo tuvugana ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Wakwibaza uti ese nyuma yuko uyu musore nyine afunzwe cyangwa se atawe muri yombi, ndavuga Aga Promoter we yari yazize iki cyangwa se na n'ubu aracyazira iki? Nkuko mugenzi we watawe muri yombi kuri ubu nawe nyine buri kantu yabisobanuye. Yavuze ko uyu mugabo ubundi ngo hari umugabo yagombaga kwamamariza uruganda rw'inzoga. Urwo ruganda rw'inzoga rukaba yari inzoga nshyashya itarajya ku isoko. Biba ngombwa ko nyine uwo mugabo yishyura aba influencer ndetse n'aba promoter kugira ngo mu gihe iyo nzoga izaba yasohotse bazabashe kumwamamariza. Hanyuma nyuma y'igihe kitari kinini cyane abahaye amafaranga, bamwe muri bo nyine ngo batangiye kugenda bayikoreshereza. Hanyuma rero biza kuba ngombwa ko leta itemerera iyi nzoga kuba yajya hanze bitewe n'ibintu bitandukanye itari yujuje. Ubwo harimo ubuziranenge wenda n'ibindi byangombwa byo simbizi. Hanyuma agize kuri uyu Aga Promoter we, Aga Promoter avuga ko atayishyura ndetse anavuga ko already yamaje no kuyakoresha. Mu magambo ya buri kantu nuko nguko abivuga. Reka nayo tubanze tubyumve uko byifashe. Ikintu yazize ni ibintu by'amadiru ngo yo kwamamaza miliyoni 7, ngo ni umukire wari ufite uruganda rw'inzoga nshyashya agiye gusohora. Noneho ngo uwo mukire rero ngo yafashe influencer abishyura mbere. Abishyura mbere avuga ati mu gihe kiri gushaka ibyangombwa by'inzoga ye ngo bayirebere ko yuzuje ubuziranenge, we already yari yarangije kwishyura influencer bamwe na bamwe. Ubwo rero ngo mubo yari yishingo na Aga Promoter yarari. Ubwo rero ngo umujeni rero ngo yaje kwakira icyangombwa cy'uko inzoga ye n'ubundi ngo basanze ari ibintu byinshi cyane ngiri kubura kugira ngo ijye kuri standard izacuruzwa i Nyarugenge. Ubwo rero ngo yakoze kuri Aga Promoter. Aga Promoter we turagana n'umuntu wanjye wa hafi. Yari arimo aratumiza agapiriyus rwose. Ubu ngubu arashize nk'iminsi 20 atumije agapiriyus. Ayandi yayanguriyemo intebe mu minsi. Andi ngeje ngo yakoze anniversaire ngazi kwaza abantu 20 haza abantu 100. Umukire rwose ngo yamucuritsemo ngarayabura teramu ati shaka ibindi bintu namamaze atari kukumbira ngo miliyoni zigera muri 7 nzuruka akakanya ntago biri buko. Rero amagambo ya buri kantu asobanura icyo Aga Promoter nawe yaba yarazize. Ngira ngo wenda abenshi muramuzi, uyu ni umusore nawe maze iminsi avugwa mu rukundo n'uwo bita Miki. Miki wahoze akundana na Regis, umunyarwenya nawe ukomeye cyane. Hanyuma rero reka ngewe iyi nkuru nyirekera aha ngaha. Wakoze cyane kudukurikira, ukore subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro bitandukanye bya buri munsi. Ushobora kuduhereza igitekerezo muri comment cyangwa se ushobora no kuba watubwira ku nkuru ushaka ko dushobora kuba twakubwiraho. Ibyo byose turabikora. Wakoze cyane kudukurikirana rero. Ngewe nitwa Pasi, duhura ubutaha. Ciao ciao. Ikibazo nagize ni ukubariza urubyiruko kuko nanjye ndi urubyiruko. Hari ukuntu nanjye bishobora kumbaho. Hari ukuntu ukundana n'umukobwa ariko kwesiforoka atagukunda. So ukajya umuha utuntu, ejo agafone, ejo akamodoka. Iyo akwanze hari ukuntu wamurega akagusubiza.